Amazina ni Juliet Murekatete, umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Nyagatare. Mu bizamini bya leta turimo gukora bisoza amashuri yisumbuye, icyiciro rusange ndetse n'abiga A-level, turimo gushima ubufatanye turimo kugira n'abakozi twoherejwe ba NESA kugira ngo dufatanye muri iki gikorwa ndetse n'inzego z'umutekano. Rero hano hari umwihariko uko nabivuze ko ari center iri mu mujyi wa Nyagatare. Hari umwihariko uko mu gihugu cyacu hari ubudasa bw'uko abana bafunze kuri gereza y'abana. Murabizi ko iba hano Nyagatare, gereza igororerwamo abana b'igihugu bose. Ni igororero, nta nubwo tukihita gereza, ni igororero ry'abana. Dufitemo abana hano barimo gukorera ha 15, 10 mu cyiciro rusange ndetse na A-level abana 5. Dufite 14 b'abahungu n'umwe w'umukobwa, tukagira ndetse n'umwihariko uko aba bana buri mwaka uko bahakoreye n'ubundi batsinda neza. Nta mwana n'umwe uratsindwa kuva amahirwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika yatangira kuyaha aba bana. Rero dukomeza gushima ubuyobozi bukuru bw'igihugu cyacu. Nitwa Dusenge Vincent, nkandi umuyobozi mpagariye center y'ibizamini ya GS Nyagatare. N'ibizamini birimo biragenda neza, umutekano ni wose, abana nabo barimo kwitabira. Turashimira neza ko badubitekereje kaduha abahagarikiye ibizamini bahagije.